urarongoye ndangije ishuri 5 nturarangiza ese uri kurongora ibiki ese wirebye imico yabona yarakurikije nde muri famille ngewe bose narabakurikije nakurikije papa wanjye na mama wanjye oya bwo bameze gute mama wanjye ari indaya oya papa wanjye ari umujura Ngabasezeye mu Cyongereza abafana bari badukurikiye uragasiwe icyo koza nisi bara kubwiye ngo nakwanze wanyanze wanengo nise ngenda gukunda ukazunga mugungu kazinga inkoba zinyo uyu none mutabaruka mbona iyo uza gukina bari kuba umupfumu rumwiza ariko Ubushinwa twarahaririye igihe kimwe bavuga yuko Uburundi butunze kurusha Ubushinwa hariya dusanganije nivyo gute tugaburira abashinwa bose dufata Uburundi tugaburira abarundi wari uzi ko ni petrole tuyifise nga petrol igitoro ga turafise kiri he hirya mu ruko ukunda umuhungu meze gute umuhungu uri gentle kandi umuhungu nyine uri humble unyine umenyera nyine buri kimwe like ni sose mubaze kamera mara turi kubona bitavuyemo ubonye wowe ukunda posteri yo guhagarara ndi posteri ukunda se nicaye wenda ubwo posteri ya mbere nukuba uhagaze iya kabiri wica nicaye posteri ukunda ni izihe iyo posteri ya mbere ubuha mba mpagaze iya kabiri uba mba nicaye nizo posteri uku nkunda uranyemeje umugabo nka Yaka ntago wamushima ntago wamwakira kumva n'abasetse nabyo kandi navamo umugabo mwiza Acyamu mubwiza ukuri Yaka akuvira nk'umusheri wa byekore ariko ngaraho ngo hari ibyo utashobora nagerageza Mabuja nukuri kubana ibigusetse nakuvira nk'umugabo mwiza nta n'isoni biteye kuba umugore wa Yaka Sindi umusitari si umugenzi hari benshi bakwifuza none ukagira n'umugabo w'umusitari nawe uri umusitari mwakora projet zirenze Yaka ntago byakunda ntago namwemera kubera ko mfite boyfriend ko ni mugufi yese n'umusore mwiza ntafite boyfriend namwemera Yaka byakiriye yagasize umusore mwiza umuhungu wese aba ari umugabo wese burya ni umugabo sibyo ntibazakubeshya ufite boyfriend nanjye mfite girlfriend bose ntabwo twabasimbura bakavamo nka kandi turufika mina tukikomereze A few moments later. ni ikihe kintu cya kera wumva bagarura kikagushimisha ibintu bagarura bikanshimisha kuvuga ngo wenda nshatse umugore yitabye Imana bahise bampa muri umuna wiwe nibyo bintu nakumva bagarura wowe yo mu buzima bwa mayibobo njyewe njye n'ubu ndi mayibobo yitsirimu jya uri kubona nambaye kanga aka ni ak'umukozi w'ahantu mba cyangwa n'ahantu wakanuye oya ino nkweto niyo nanuye ejo bundi ino nkweto yo narayanuye ikintu kijyanye n'ubujura cyangwa se no kwenda umuntu yakiba ariko rero bitewe n'ubuzima bubi arimo wowe bifata gute ikintu kwiba ni byiza
Why not? kandi inzovu yaravuze ngo nta nubwo uryoshye. Niba naryoshye nyiruka nkambaza iki? anyways ngo gukubita kuri ka ubundi wana nzovu kubaha rwose niyo umuntu yaba ari n'urutare ubundi yababaha neza kugira ngo mugende nimuze gukora ibintu nicyo cya mbere ubundi ari amafaranga mutanga nayiki bagiye kugukubita umunwa ngo bagiye gukubita umunwa ngo bawumene washakaga iki n'ubundi ni inkoko utanga 10,000 ngo bigende bite bitewe nuko nta muriro haba abakobwa hano nago babona babarongora none se baduhamagara dute amatelefone ubu isi telefone reba ku matona nta wamamaga kubera amarezo twaragumiye kubera twabuze amarezo ntitugihamagara ubu none nicyo uri gusaba kugira ngo uzabone ukurongorwa none aha ndi gusaba iminara myinshi cyane n'amarezo n'umuriro ese wa mugani wa Kanyomba ni gute umuntu w'umubyeyi yambara gute gute umuntu w'umubyeyi yambara gute nakubyaye se amabere yanyu basigaye bagira imyenda bazana mu rusengero niyo bajyana ngo kureba abashu sheri cyana cyuki shishube gushaka akazi ubwibone bwaracitse pambaye ubusa iyo wumvisha bavuga yenda ngo koza umuntu mu nda kandi koko bibaho wumva bikorwa gute koza umuntu mu nda ukuntu bakoza mu nda bafata akuma kwa muganga bakoresha bakaba bagukata bamara kugukata bagahita bajya mu nyama zawe bakazoza sebana bato ko mwambaye bigera oya abakecuru murashaje turi muri vision 2050 tugomba kwambara nyine nk'iterambere turi kuri WhatsApp turi kuri machine turachatinga turatsapinga turi online Facebook TikTok ikindi kibazo kindi mfite ku basore ku bahungu sibyo kubera iki sibyo mwumva ikintu gihari ni ukuryamana na Cynthia na Louise na Keza na Muhoza nande kubera iki mwumva mutafatira ahantu hamwe tutafatira ahantu hamwe yo baby ngiye mwitera imigwingire subiramo ako kana genda mushaka iki ubeje arakongoreye urumva ari byiza ejo uzaba urimo uravuga ngo yantwaye 20,000 ari amazi nashaka azabitwara muntapingira abashu elevare tureke kabuga murakoze kujoninga abazina myiza bari ukunywa urumogi hari no gusambana asambana Didi nta mafaranga yanjye 13 mu mfuko ibyo 13 muyanga 13 uzana byavuye pika wayamaye uzana byavuye nimba utari muzungu mukene kumugura 20,000 do kwera guse do musibe usigaje amasaha 28 ngo ubuzima bwawe burangire Imana ishyira akadomo wisinzire bihita gupfa n'icyumva wakora nashaka abagore 100 harimo n'aba ba Esteri basi bakamfumbata nanjye wenda nagenda bakajya banyuka ugagwa hagati yabo nkabagwamo niwe mukobwa warose mu nzozi zawe muri gusambana birahari ibyo byo ndabizi niwe mukobwa warose ko mwari muri gusambana
Ikibazo wapi nawe bana njye ntago njya ndota abantu ndashaka umukobwa wa Rose muri gusanga mbese niba adahari urashaka ze ntawe uhari niba hari muvuge nta muhungu ntago urarota Shadibu muri gusambana wapi mani ntago urarota Kate Bashabe akareka umaje kwikinisha kangahe Esther usigaje amasaha nibura 8 ngushire mu mwuka niki wakora muri ayo masaha umva abantu bagiye bakwibukiraho yasezerano Sodoma bayanyibukiraho nakugendera uri kumva ngiye gupfa ngiye gupfa nyine ngo harya amasaha 8 vuga ati ngiye seri kansiga umurage mu bantu tuzanye nubwo ya saa moya saa mbiri saa tatu saa ine saa tanu saa sita saa saba saa munani nahita ngenda nkahita mvuga nkakorana ibintu na Rocky nge Rocky Kimomo ko wipashije muremure wamuvanese nkubu se ko ari kuri wamenya aherere ufite uko mubona mu masaha 8 ikintu wakora ni Rocky mwaryamana ubuse nimba ari Burayi ubundi ukipira nimba ari Burayi uramukunda ariko n'ubusanzwe uranamufana ukanamukunda wifuje ikidashoboka umva nzovu yumvira ndagaswera umupuri wa 200 noneho uri kuwubona ibiceri uko isize nije baruriza yewe data we Tutayikunda kananjye nkubaza ufite sheri nemereye gutya agasambanya kakanigo wanata cyangwa uri umuge bajya babivuga ngo clock tushabura ndabyanga nambyera ndo uzashaka sheri man nese kuri umutipe mwiza man kuki udashaka sheri unaseka neza ufite n'iminwa myiza uzaro ye ufite iminwa myiza useka neza ndeba ukore Maria ndeba romantique man Bano mama nshaka kurongora ariko nyine bikigoye to ariko urarongoza iki urarongora ufite iki ngira ibirunga biba mu Rwanda twagiye icyambere muri ndahabi kera najyaga mpagarara mu rugo rw'abaturanyi nkatera amabuye mu isoko isoko nyine kugira ngo numve umuntu avuga ngo ninde cyangwa yora imisenyi myinshi nkayishyira mu mufuka nkajya njya inyuma hano y'urugo rwegeranye kugira ngo iwacu nari umunyamafuti buri wese ari butavuga ati ni eva iyo rihaturuka nkajya ahandi rero bumva ko bidashoboka nkajya ntera mu isoko imisenyi nguwo nyine kuri abantu baba bisaza kumva biranejeje nganyumvira n'iby'ubwana niyo mpamvu mba mfite ibintu nakoze igihe ntari proud yabyo niyo cyaba mu kiziba wabonaga ibintu by'amasaka ari byo biri kugira ngo naciye wibye ibigori wibye ibigori cyangwa nasaruye imirima y'abantu mu cyaro haba ibintu babeshya ngo uriya muntu ngo agira uruherego ngo mu mirima reka wahingaga mpingura ujya wizigamira zigamira se njye hari umugore ngira cyangwa abana kuzigamira ejo hazaza kandi nkora nyine ukazigamira ejo hazaza ejo hazaza hajya kuza nahageze
mba mpari mwese urajya iminsi nsige ngendana n'igihe. Bibiri yimbwira ko umuntu wese ugura indaya atazigera abona ubwami bw'Imana, koko Imana yanga indaya n'igisa n'indaya, sibyo? A few moments later. Na Yesu ari indaya yaje kumwe baragozaho irazirizariza. Yesu arambwira atumva we iyo ndwara irikiza. Ntabwo yabimubwiye. Ninjye mu boss wa mbere urongoye umukozi. Ikibazo uriya n'umwana muto uzi ko gutangira ikirego bagufunga. Umva ikibazo. Umva ikibazo. Wamuzaniye iki? Ninjoro. Yesu. Imana. Ari ninjoro mujya. Ngo akana ngewe babimbwiye numva ndumiwe. Oh my. Ni nacyo cyatumye agenda nyamabo. Nicyo cyatumye agenda nakirwa napfuye nawe. Akanjyohera uramukozi yaranjyohera. Imbere y'abana ariko buresinga abamuryamye imbere gutya. Nase buresinga n'uwerega na wana renza bayasenze yajyanye. Bibaze kanu nibazakavuga nimuzakavuga kamwe mu burara umugabo yanyigishije nari mfite ingeso yo kujya ku meza turi kurya mu munota umwe ngo ibiryo nkaba ndabimaze Kosa mandika wota piri enebe itsenza kudema follow. Nimuzabivuga nabiginze muzaceceke nibanga mbamene kamwe mu kinyabupfura yanyigishije. Nanywa fanta vuba vuba nkashyira ku munwa nkakuraho icupa ndimaze ati have ntuzongere.